None se basi ubu uri aho ngaho nta sheri ufite? Ibaze kweri n'ukuntu ndi kukureba nanaguhaye voice ariko ntabwo wansubije. Basi se wiriwe neza? Basi se bitakugoye ariko wihangane, njyewe nkubona naravuze ati se ni umugabo, ni umusore, kimwe muri ibyo, ariko nyine njye niyumvagamo ko uri umugabo, sinzi nimba uri we cyangwa uri umusore, ntabwo mbizi. Gusa nyine kwandikirana cyangwa kubwira umuntu ngo mube inshuti cyangwa mube abakunzi ntabwo ari ibintu bigoye. Bibaye byiza wambwira. Ese basi ufite imyaka ingahe? Wihangane, njyewe nyine mfite 21. Gusa kuba wandeba se wamenya ko nyifite tunari kumwe wenda, ko ndi kukubona ubaye uri muremure, njye sindi muremure, sindi na mugufi, sindi na muremure, ndi muri mwayene, ndaringaniye. Nanjye nyine mfite 21, ndumva 22 ndayuzuza ejo bundi mu kwa 12, kuri 24 z'ukwa 12 buri buke Noheli iba, ubwo nzuzuza 22. Gusa ariko nyine wambwira nta kibazo, nta kibazo wambwira bitakugoye, ariko wambwira. Nabonye watuje, nimba uba uri mu kazi simbizi. Bibaye byiza wambwira, ariko ntabwo ndi kubyiyumvishamo ukuntu ungana gutyo, ubaye ungana gutyo nta sheri ufite. Nzi ko buri muhungu wese aba afite umuntu akunda, ariko turimo urambwira ngo ntawe ufite, ubwo koko ntawe ufite cyangwa uramufite? Uze kunsubiza nta kibazo.